Ku izina ry'Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu. Amasomo n'inyigisho byo ku cyumweru cya 28 mu byumweru bisanzwe by'umwaka wa liturujia B. Murabigezwaho na Padiri Janvier. Isomo rya mbere turasanga mu gitabo cy'ubuhanga, umutwe wa 7 kuva ku murongo wa 7 kugeza ku wa 11. Isomo rya kabiri turasanga mu ibaruwa yandikiwe Abahebureyi, umutwe wa 4 kuva ku murongo wa 12 kugeza ku wa 13. Ivanjiri yanditswe na Mariko, umutwe wa 10 kuva ku murongo wa 17 kugeza ku wa 30. Isomo ryo mu gitabo cy'ubuhanga. Nasabye ubushishozi ndabuhabwa, ndambaza maze umwuka w'ubuhanga unzamo. Nibwo nahisemo mbugurana inkoni n'intebe bya cyami, nsanga ubukungu ntacyo bumaze ubugereranyije n'ubuhanga. Siniruhije mbugereranya n'ibuye ry'agaciro, kuko zahabu y'isi yose ari nk'umusenyi ungana urwara, naho feza ikaba nk'icyondo uyigereranyije nabwo. Nabukunze kuruta ubuzima n'ubwiza bw'umubiri, kandi nabuhisemo bundutira urumuri, kuko icyezezi cyabwo kitagabanuka. Ariko kubana nabwo byanzaniye ibyiza byose icyarimwe, bwari bucigatiye mu biganza ubukungu butagira ingano. Ijambo ry'Imana. Isomo rya kabiri. Isomo ryo mu ibaruwa yandikiwe Abahebureyi. Bavandimwe, koko ijambo ry'Imana ni irinyabuzima, ni irinyabushobozi, kandi riratyaye kurusha inkota y'amugi abiri. Riracengera kugeza aho umutima n'ubwenge bitandukanira, hagati y'ingingo n'imisokoro. Rigasobanura ibyifuzo n'ibitekerezo byihishe muri muntu. Nta kiremwa na kimwe kiribera intaboneka, ahubwo byose biratamuruye kandi biritaragaje mu maso y'uwo tuzagomba kumurikira ibyacu. Ijambo ry'Imana. Amagambo yo mu Ivanjiri ntagatifu uko yanditswe na Mariko. Muri icyo gihe Yesu agihaguruka, umuntu aza yiruka amupfukama imbere, aramubaza ati, "Mwigisha mwiza, nkora iki kugira ngo nzabone ubugingo bw'iteka umurage?" Yesu aramubwira ati, "Kuki unyita mwiza? Nta mwiza ubaho keretse Imana yonyine. Uzi amategeko: ntuzice, ntuzasambane, ntuzibe, ntuzahamye ibinyoma, ntuzagirire abandi nabi, uragiye wubaha so na nyoko." Uwo muntu aramusubiza ati, "Mwigisha, ibyo byose nabikurikije kuva mu buto bwanjye." Yesu aramwitegereza yumva amukunze, aramubwira ati, "Uzi ikintu kimwe gusa. Genda ugurishe ibyo utunze ubihe abakene, uzagira ubukungu mu ijuru, hanyuma uze unkurikire." We ariko abyumvise arasuherwa, agenda ababaye kuko yari atunze ibintu byinshi. Nuko Yesu araranganya amaso abwira abigishwa be ati, "Mbega ukuntu kuzinjira mu ngoma y'Imana biruhije ku bakungu." Abigishwa batangazwa n'ayo magambo. Yesu ariko abasubiriramo ati, "Bana banjye, mbega ukuntu biruhije kwinjira mu ngoma y'Imana. Byoroheye ingamiya guca mu mwenge w'urushinge,
kurusha uko byoroheye umukungu kwinjira mu ngoma y'Imana. Abigishwa barushaho gutangara barabazanya bati ubwo se ninde ushobora kurokoka? Yezu arabitegereza maze arababwira ati ku bantu ntibishoboka, ariko ku Mana birashoboka kuko nta kinanira Imana. Nuko Petero araterura aramubwira ati dore twebwe twasize byose turagukurikira. Yezu arasubiza ati ndababwira ukuri, ntawe uzaba yarasize urugo cyangwa abavandimwe cyangwa bashiki be cyangwa nyina cyangwa se cyangwa abana cyangwa isambu ye ari njye bigirira n'inkuru nziza, ngo abure kwiturwa karijana muri iki gihe, ari amazu, ari abavandimwe, ari n'abashiki be na ba nyina n'abana n'amasambu, ariko n'ibitotezo bitabuze, kandi no mu gihe kizaza akaziturwa ubugingo bw'iteka. Iyo ni ivanjiri ntagatifu. Amasomo yo kuri iki cyumweru cya 28 mu byumweru bisanzwe, igitabo cya mbere cy'ubuhanga. Isomo riradusaba guhitamo hagati y'ubukungu n'ubuhanga. Kuri Salomoni nk'uko twabyumvise muri iki gitabo cy'ubuhanga, we yabashije guhitamo ubuhanga mbere y'ubukungu. Ubukungu kuri we nk'uko yabivugaga mu gitabo cy'ubuhanga ntacyo buvuze imbere y'ubuhanga. Ariko iyi mvugo ya Salomoni irasa naho itumvikana muri iki gihe turimo mu isi ya none. Turi mu isi iyobowe n'ubukungu, aho ifaranga ryabaye musemakweri, aho umuntu adahabwa agaciro n'ikimurimo cyangwa ikimuvamo, ahubwo ahabwa n'icyo afite, ubukungu afite. Aha niho uzasanga ubucuti n'umubano mu bantu bitamara kabiri, kuko inyungu cyangwa ubukungu birahinduka buri munsi kandi bigahoza ku nkeke, kuko buri wese ahora ashakisha ahari byinshi, agatima kagahora karehareha. Urukundo n'umubano mu bantu bishingira ku bukungu no ku nyungu, aho gushingira ku buhanga buturuka ku ruhoraho. Ubuhanga ahangaha mvuga si ubwenge cyangwa ubumenyi bwo mu bitabo, ahubwo ni indangagaciro ziranga umuntu mu cyiciro cye. Indangagaciro z'umugabo, indangagaciro z'umugore, indangagaciro z'urubyiruko, indangagaciro z'abana, indangagaciro z'umubyeyi n'abandi bantu mu byiciro by'ubuzima abarimo. Salomoni we yasabye ubuhanga kugira ngo abashe kumenya icyiza n'ikibi, kugira ngo abashe guhitamo, bimufashe kuyobora imbaga y'Imana mu kuri. Aha yagaragaje ukwicisha bugufi, kuko we nk'umuntu mu bwenge bwe atari kubishobora, atayobowe n'ubuhanga buturuka kuri uhoraho, ngo abashe guha imbaga yari ayoboye ibintu birambye. Mu ibaruwa yandikiwe Abahebureyi twumvise mu isomo rya kabiri, batubwiraga ko ijambo ry'Imana ari irinyabushishozi, ko rityaye rigatema, yuko ritujegeza ariko ritugamije kuduhindura. Ridusaba gufungura amaso tukabona, twamara kubona tukagira icyo duhindura mu mibereho no mu migenzereze yacu. Ijambo ry'Imana riradusaba guhindura imyitwarire, tugashyira imbere ubuhanga buturuka kuri uhoraho, tukubakira ku buhanga n'ubushishozi aho kubakira ku bukungu. Riradusaba mu ivanjiri twumvise yanditswe na Mariko
kureka imigirire isanzwe twakuriyemo turi kubamo mu iyi si ya none, tugafata indi migirire kugira ngo turebe aho Yezu Kristo atuganisha. Mu rugero Yezu yaduhaye rw'umusore wari umukungu, uyu musore yari afite inyota yo gukurikira Yezu Kristo, kandi mu by'ukuri yarageragezaga. Iyi nyota natwe turayigira. Usanga mu byo twirukankamo byose by'ubuzima bwa buri munsi dushakisha amahoro n'umunezero birambye. Ikibazo rero kiva ku guhuza ya nyota n'imigenzereze yacu kugira ngo duhaze ya nyota, tubone koko amahoro n'umunezero birambye. Ese inzira y'ubukungu cyangwa y'ifaranga cyangwa y'inyungu isi ya none idusaba kunyuramo niyo ihaza ya nyota yacu? Cyangwa tumera nk'uriya musore w'umukungu tugashaka Yezu kuko iyi nyota iba itashize kandi twagerageje uko dushoboye? Yezu amaze kubona ko uriya mukungu bitamugera ku nyota, yaramubwiye turabura ikintu kimwe, genda wiyomoreho iyo migenzereze yawe isanzwe maze uze unkurikire. Umusore ngo yagiye ababaye cyane kuko ngo yari atunze byinshi. Ibi ni byo koko guhindura imigenzereze usanzwemo ikorwa na benshi uretse ko abatari bose, bisaba kubona neza impamvu ugiye guhindura. Ku byo amasomo rero yo kuri iki cyumweru cya 28 yavugaga, twakwibaza tuti ese birakwiye ko imibanire yacu no guhitamo inshuti bishingira gusa ku bukungu nk'uko isi ya none ibitwereka? Ese koko umuntu ugira ukuri ni ufite amafaranga cyangwa ufite ubukungu? Noneho ufite indangagaciro ukuri kwe ntikumvikane mbere y'ukuri k'ufite amafaranga? Ese nk'uriya musore w'umukungu, buri wese yirebye arabasha kubona ingusho ye imubuza gukurikira Imana mu buryo bwuzuye no guhaza ya nyota ye ngo abeho mu mahoro n'umunezero birambye? Ahangaha biradusaba kwisuzuma nta kwiryarya kugira ngo tubashe kubona ikitubuza gukurikira Yezu Kristo, maze tubwirijwe nawe tukiyambura ibyo bituziga kugira ngo tubohoke. Ariko ibyo nk'uko nabivugaga biradusaba kubanza kubona impamvu n'icyo dushaka. Inyota yo turayifite biragaragara, ariko inzira tunyuramo mu guhaza ya nyota rimwe na rimwe ntibitunganye. Haba harimo ibituziga cyangwa ibyo isi ya none itwereka nk'igisubizo, ariko mu by'ukuri bidasubiza iyo nyota yacu ngo biyimare. Ahangaha rero iyo umuntu amaze kubona impamvu yo guhindura inzira cyangwa impamvu yo guhinduka, akamenya n'icyo agamije, kugurisha ibyo atunze nk'uko Yezu yabitubwiraga, guhinduka birakunda kandi bikoroha, ariko mbere na mbere abanje kubona impamvu yabyo n'icyo agamije. Mugire icyumweru cyiza. Nari Padiri Janvier, naho ubutaha.